Muraho neza, Mbahaye ikaze nanone kuri RoveBcreations. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo watunganya cyangwa se wakora arrangement muri douche yawe. Hari igihe umuntu atekereza kuba yashyira ururabo muri douche, ariko ukareba ese ndarushyira hehe. Iyo douche ishobora kuba ari na toilette, ariko cyane cyane turibanda kuri ya yindi yegereye kuri salo imwe n'abashyitsi bawe bakoresha. Iyo ngiyo bigomba kubisa neza, bigomba kubiteguye neza. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo twazinga akantu waterekamo ururabo rwawe, hanyuma ugategura iyo douche cyangwa se douche ifatanye na toilette cyangwa se iyo toilette. Ndabashimira cyane ku bantu mukomeje kunshyigikira, kunyohereza ama message, mumpa feedback nziza ko muri gukunda ibyo ndi gukora. Nongera gusaba kandi umuntu utarakora subscribe gukanda ako kantu k'umutuku kari hasi, mwibuke no gukora like, musharinge ku nshuti zanyu. Hanyuma reka mbereke ibikoresho tugiye kwifashisha. Turifashisha uyu mugozi akenshi abantu bakunda kuzirikisha ibigunira birabibamo ibishyimbo. Uyu mugozi ni ukubuteye, gusa hari dimension zitandukanye, ariko uwanjye nawufashe nkucamo utumuri kureba utu tune. Nyuma nawuzanye kugira ngo mubereke ubone ukuntu umeze, hanyuma ngiye ndakoresha utu gusa. Hanyuma ndaza kwifashisha n'iyi metero. Iyi metero abantu badoda barayizi, niyo turi bukoreshe dupima utu tugozi. Hanyuma turakoresha n'iyi colle, ni papier colla, murayizi. Turakoresha n'umukasi. Hanyuma turakoresha n'uru rurabo ruri mu gapoti akangaka. Ururabo ni uku rumeze. Hanyuma rero reka dutangire mbereke ko tugiye kubigenza. Metero, utu tugozi rero nakoresheje, murabona metero ibingana gutya. Ngewe nakoze ubwo metero ebyiri. Ni ukuvuga ngo nafashe umugozi ndawusatura kugira ngo ivemo utu ngutu tune, nkora metero ebyiri. None izo metero ebyiri ndazifata ngahina, ugahina gutya, ukundi kubikora. Muri kubibona nizere. Nkafata imitwe yindi yo hasi nkayihuza na ya mitwe yindi yo hejuru. Ubwo ni ukuvuga ngo umugozi wanjye urasigara ari metero imwe noneho yuzuye, ariko ngiye nakase ebyiri. Impamvu noneho twari tune, iyo umaze guhina bihita biba 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanyuma iyo hamaze kuvamo 8 rero icyo ukora ni iki: ufata hano hejuru ugakora ipfundo. Nizere ko muri kubibona. Ugakora ipfundo, muraribona. Hanyuma iyo umaze gukora ipfundo rero uratangira ukakora kubyajista, donc kubitunganya kugira ngo ipfundo rimere neza. Muraribona ko rimeze neza. Hanyuma iri pfundo ukarifata ukaritereka ku kintu. Murabibona twa tuntu twacu noneho niho ngiye kuberekera, birahita biborohera. Muri kubona twabaye 8 kandi twari tune. Hanyuma ukadutandukanya witonze ugendeye kuri rya pfundo. Wamara kudutandukanya ugafata tubiri muri two, ako wahera ko kose ntacyo bitwaye, ugakora iki? Ugakora ipfundo. Ipfundo ryanjye ndarihera hano. Gakora ipfundo. Ni ipfundo rimwe, ntago ari ngombwa gukora amapfundo abiri. Muri kubibona ndi kugenda gahoro nitonze kugira ngo mubibone. Ugakora ipfundo y'utuntu tubiri gusa, ukagashyira ku ruhande. Ukongera ukarebamo, ugafata utundi tubiri, ukaza ukaringanyiza neza kuri rya pfundo rya mbere wakoze, naho natwo ugakora irindi pfundo. Hanyuma mbere y'uko urikomeza ugomba
kumekinga sure ko aya mapfundo yawe ari kuri ku murongo umwe adasumbana. Niyo mpamvu ndi kurifatanya nkarifatanya n'iryo ndi gukora nkagenda manura najista ariko ngendeye ku ipfundo rya mbere nakoze. Iyo usanze bisumbanamo gakeya urongera ugahambura ukariringaniza nibyo biba byiza. Hanyuma ugafata utundi tubiri dukurikiye nabwo ugapima nyine kuri ya mapfundo yandi ufite ukarikora. Nkuko ndi kugenda mbibabwira ntago uhita urifatanya ahubwo uramanza ukamanza ukigezanya nayo wakoze kugira ngo niyo byasumbana bisumbane gatoya ariko bye gusumbana cyane. Uko ubona biringaniye rero niko ugenda ugabura rifunze rirakomeye. Dusigaranye tubiri hano natwo ukadufata kongera ugapima kuri ya mapfundo yawe ukahita ukora irindi pfundo. Ntabwo bigoye biroroshye gusa bigusaba ko ugenda upima kugira ngo amapfundo ataza gusumbana. Asumbanye gato wenda byagucitse ntacyo bitwaye ariko ushoboye kuba wabihindura urarihambura ukongera ukaripfundika. Muri kwibona ko tugize amapfundane. Noneho rero iyo ugeze aha urarekuranya neza ukareba uko bimeze. Ikintu ukora uhita ufata wa mugozi wa mbere ubwo ni rya pfundo rya mbere ugafata kamwe gusa akandi ukakihorera ugahita ujya ku ipfundo rya kabiri. Muri kuribona ryo mfashe ugafata kandi kagozi kako kamwe akaho ukakihorera. Ubwo okay muri kubibona buziko mbivuga mu Kinyarwanda. Donc ufata kamwe k'ipfundo rya mbere n'akandi k'ipfundo rya kabiri ukakora ipfundo rindi ry'utwo tubiri dushyashya ufashe. Muri kubibona nagerageje kubibereka. Ipfundo rya mbere ni ryo riguhereza inzira yandi mapfundo akurikiyeho. Ubwo ipfundo rya mbere nimba rihereye aha akurikiyeho ndamakinga sure ko nayo aza akajya ku murongo umwe n'iri. Hanyuma ndahita mfata aka kabiri ka rya pfundo nakoze mite njya hirya mfate ku rindi pfundo nzane nteranye akandi kaha nkareke nze mpime ku ipfundo ryanjye kugira ngo bize kureshya. Mbere yuko ndifunga cyane ndagaruka mpime. Uko ngenda mpima niko ipfundo rigenda rireshya kuko ndashaka byibura bigerageze kuringanira. Muri kubona ibyo biri kugenda bibyara. Aka kararangiye mpite mfata kamwe nasize ngafatane n'akandi gakurikiyeho nkore irindi pfundo ariko mpimiye kuri iri namaze gukora. Hanyuma nkore ipfundo sindikomeze kuko ngomba gupima. Mpite mfata iryo narangije nze mpimire hano. Uko ngenda mpuza birampa ego. Murabibona ko rwose ziri kuringanira uko biri kose ndi kugerageza nkabiringaniza. Hanyuma hasigaye kano ndagafatanya n'akanyuma gasigaye mpite nkora ipfundo ndinganyije no kuraka. Muri kubibona noneho mbere yuko mfunga ngo nkomeze ndaza mfate rya pfundo rikurikirana naryo mapimire nyine manuka gakeya mpima gakeya mpima gakeya mpima. Muri kubibona ibintu bibyaye. Hanyuma rero iyo ugeze aha ngaha uyu ni wa mwanya wacu wo gushyiramo ipoti. Impamvu mfatiye hano mbere yuko mfungira hepfo nuko nshaka gupima nkareba nimba ijyamo. Noneho hari n'ikindi ukora. Iyo ubona umugozi wawe ukiri muremure nk'uku nguku ushobora kongeraho irindi pfundo. Reka tubikore kugira ngo ipote yacu ize kuba ifite sekirite utagira ubwoba ko izahanuka. Noneho ahaho urabona ko twatundi nakoze ndongera mfate buri ruhande mfate n'urundi rukurikiye nkora agapfundo ariko noneho katari hasi ahubwo kajya kwegera ako hejuru. Muri kubibona ukuntu ndi kugenda mfundika ndi kugenda gake gake ngo mubibone. Hanyuma kuko ari ipfundo rya mbere niryo mpimiraho aho ngereza izindi zose nizo andi mapfundo ni hari bufatire. Murabibona ko nta distance nini ikizemo kugira ngo ipoti ze yicare kuri aya mapfundo ya kabiri.
murabibona. Then mite mfata akakaha ngaha nje ku rundi ruhande mfate kuko bivukana, then mite nkora ipfundo sindikomeze kugira ngo mbanze mpime ko biringaniye n'ipfundo rya mbere nakoze. Upima gake gake uringaniza, murabibona icyo biri kubyara. Ajya ku ruhande, ugomba kwitonda kugira ngo utaza gufata akatari ko bigasa n'ibisobanye. Ugenda nimba uturutse ibumoso ujya iburyo uzenguruka gutyo nyine, ntago ushobora guhera ibumoso ngo ujye iburyo wongere uve iburyo usubire iburyo, bihita bipfa. Hanyuma nkahita mfata ipfundo narangije ngomba gupimiraho, nkamanura nitonze kugira byibura nubwo bisumbana ntibisumbane cyane. Aka kararangiye, nkahita njya ku rundi ruhande, nkahita mfata utubiri dusigaye natwo nkahita nkora agapfundo ndinganyiza nanone n'iri pfundo rindi nari ndangije nkahuza. Urabona yuko ntago ngikeneye ko gukora irindi, icyo ngiye gukora uhita ufata ibi byasigaye, nabyo burya ni umutako. Ngewe ntago akenshi mbikata, ariko iyo ari binini cyane ndabereka. Gusa mbere yuko mbikata ndabanza nkabifata byose nkahita nkora igipfundo kinini cya byose igipfundo kimwe kinini nk'uko njya gutangira hejuru nakoze igipfundo. Hanyuma nkacyajisita neza, nkagifunga kuko niho ipoti yicara. Noneho nkafata wa mukasi wanjye kubera ko ari birebire cyane, nkabyogosha uku nguku. Ushatse wabirekeraho nabyo biba ari umutako kandi biba bisa neza. Hanyuma ukabihambura, yego, wamara kubihambura bikaduha ikintu kimeze gutya. Hanyuma ipote yacu ngiyi n'ururabo rurimo, ushobora gukoresha rwa rurabo rutarandaranda, ariko ngewe mfite uru rurandaranda nirwo nshaka no kuberekeraho cyane cyane kugira ngo nawe uzabikore mu rugo. Ikintu ukora ni kimwe, urafata ukambika. Bisaba ko abantu bagufasha kuko urumva ntago wayishyiramo wenyine. Warangiza icyo ukora ni ukwajisita indabo. Ndagenda mbereka, kamanze mbishyireho neza. Izi ndabo mwese murazizi, egoko no mu rugo mu ruzitiro zimeramo, niho nanazikuye izi. Ubwo izi ndabo rwose ndazikunda cyane kuko kuzuba n'ubu murabona ko zisa n'izumye ariko ziri gushibuka, ntabwo zigora. Ushobora kurushyira mu nzu, ushobora kurushyira hanze, kandi icyiza nzikundira nuko akenshi nzitaka gutya nazishyize kuri uyu mugozi gutya. Muri kubibona resulta, murayibona neza uko nabimanitse. Reka njye kubereka uko bimera. Muri kubibona imbere, murabona n'ururabo noneho uku ruba rumanutse bikora ibintu byiza cyane. Yego, murabibona, urareba nyine neza. Muri kubibona ya mapfundo yacu, muri kubibona ya mapfundo niyo afata agapote. Wajyaga wibaza ukuntu wajya ubigenza kugira ngo umanike ururabo nguku. Reka mbereke neza. Muri kubibona rwose, urabona ukuntu runo rurabo ni rwiza, wakamanika muri salo. Ariko njye ubu nagakoreye dushe,
dushe iyi ngiyi bayegereye kuri saro aho abashyitsi iyo bagusuye bajya kwiherera, niho nagakoreye ndabereka aho ndi bukamanike. Turacyari rero muri dushe yacu turi gutegura ya yindi yegereye saro. Ngiye kubereka rero uburyo wakoramo akantu keza uzajya ushyiramo ibikoresho byawe nk'isume, amayisume. Urabona kwa kundi uzinga amayisume y'abashyitsi, kuko iyi dushe turi gukora ni y'abashyitsi kugira ngo bibe bisa neza, umuntu naza ntabure isume. Iza reserve rero ngiye kubereka uburyo wazikora udahenzwe ukoresheje ikarito, ukoresheje na wa mugozi nigeze kubereka kare, n'uyu nguyu, ariko ubu nawuciyemo uduce ngiye kwifashisha. Hanyuma turakoresha, hari igihe ugura amashuka agasaza ariko ukabona umusego uracyari muzima, ntimukawujugunye. Rero ngiye kubereka icyo uzajya ubafasha. Uyu ni umusego wanjye, ndabereka icyo turi bukoreshe. N'aka gakarito ndi bukifashishe, byifashisha akembe kacu mumaze kukamenyera, twifashisha n'iyi makasi, turifashisha n'izi glue zacu, hanyuma dukoreshe n'iyi gun glue hamwe n'iyi glue irimo deja. Hanyuma reka dutangire. Ikintu cya mbere dutangiriraho rero ni ikihe? Ufata ikarito yacu, ukafata ubudodo, ikintu ukora rero ni iki ngiki, uhera hasi kugira ngo ufatishe neza ubudodo. Ugafata ya glue ugashyiraho gakeya wegereje ku mwisho w'ikarito. Hanyuma ugafata, kubera yuko nababwiye ko uyu mugozi uba ari munini nawuciyemo kabiri, bituma rero biba uduce tumeze gutya. Rero kugira ngo bijyeho neza uramanza ugakaraga, ugahita ufatisha wamanje gukaraga kugira ngo bitaza kujyaho bisa nabi cyangwa se ukabona bipfukapfutse. Ni ukuvuga ngo uko ngenda nshiraho ndagenda nsa n'ukaraga. Hanyuma nkomeze shyiraho akaguru gake gakeya, ntabwo ari ngombwa gufatisha nyinshi kuko ikarito n'uyu mugozi birafata rwose. Hanyuma uko uzenguruka uragenda uwukaraga. Kubera ko ukiri hasi rero uba uroburije yo gushyiraho glue umuzenguruko wose, ariko iyo urenze ahagana hasi biba byoroshye, urakaraga gusa urazengurutsa wenda ukoresheje glue nkeya. Ndi kubibona uko ndi kugenda mbigenza. Hanyuma wagera mu nguni naho ugakora nk'uko nabigenje. Muri kubibona ko ndi kugenda mbanza gukaraga kugira ngo umuye bize gusa neza, kuko umugozi wacu nabanje kuhambura uba wataye forume nyine, nawe urongera ukawuhereza forume. Hanyuma ukagenda uzenguruka. Murabona ko ari igihe tuba dufite amakarito mu rugo, ukajya wibaza ikintu uzayikoresha ukumva wayijugunya. Hari ibintu byinshi wakoresha ikarito bikavamo umutako mwiza, kandi ukawukoresha n'igihe kirekire. Ibi ntabwo ari iby'igihe gitoya. Nk'aka ndi gukora ushobora kumara imyaka 2 ugakoresha. Icyo wirinda ni uko gahura n'amazi, nko kugatereka mu mazi, urabyumva kuko aba ari ikarito, iyo uteretse mu mazi ntago bikorana neza. Ariko ugafashe neza n'imyaka 2 irashira utaragahindura. Muri kubibona, none ugeze aho watangiriye, naho nyine ujya usa nk'uwegera ahagana hejuru, ugashyiraho akaguru nanone, hanyuma ukegereza.
muri kubibona ahantu ngeze, ndacyazenguruka, murabibona ngeze kuri uru ruhande. Ndashaka kuba mfungiye hano, hanyuma murabibona ko ntagiye kuzuza agakarito kose ngo nkashyireho byuzuye. Aha niho noneho wa musego ugiye kuza gukora akazi, wa mwenda w'umusego. Ikintu ndi bukore ni ukuwufata, ndawufata nkamanza ngapima bitewe n'ahantu ushaka kugera, kandi kuko mo imbere ari hanini. Dore ko muri kubibona, urabanza ukawuhina. Ni ukuvuga ngo ushobora guhiniramo imbere, ni nabyo byoroshye, ari nibyo mwakora, cyangwa ugahina kuriya nari ntangije, ariko reka duhiniremo imbere, biroroha kurushaho. Murabibona imbere, ukakinjiza neza, umusego ukawinjiza neza, ukaza no ku ruhande. Ubwo impande ebyiri zirarangiye, ukaza no ku rundi ruhande naho ukamanuriramo, ukaza no ku rundi ruhande, uhina neza umanura. Ubwo iyo umusego wawe ari munini wenda ku ikarito wahisemo, ikintu nakubwira gukora ni ukumanza ugasa nk'uwudoda, kuko biba byiza iyo ushyizeho bikegerana neza. Hanyuma rero ka gakarito nababwiraga, uraza niko dusasamo imbere, ukakamanuriramo. Muri kubibona uko ndi kugenda mbigenza, ukamanura utsindagira buhoro buhoro, ukamanura. Njyewe nshyizemo agakarito, ariko wowe ushobora gufata nk'urupapuro rw'umweru, cyangwa se waba ugifite n'uyu mwenda w'umusego ukawusasamo. Ariko impamvu njyewe nkoresheje agakarito, kuko muri dushe urabona hari igihe hajyamo utwanda, biroroshye kuba wakimura aka gakarito ugashyiramo akandi hagiyemo nk'umwanda se, cyangwa se ushaka gufura kano gapiro, donc uno mwenda w'umusego. Hanyuma rero iyo umaze kuwushyiraho ntabwo biba birangiye. Naberetse ko nagarukiye hano mu nzira, ngomba kuzenguruka ku buryo bimera neza neza, bigahura neza kano gapiro kanjye hamwe n'ubu budodo. Uyu mwenda w'umusego n'ubudodo tukabihuza. Biraterwa n'ukuntu mbishaka, ariko reka manze nzenguruke. Nimara kuzenguruka nibwo menya ahantu ndi bugarukire. Hanyuma ngashyiraho hot glue. Kuyishyiraho urabona ko ngifatishije nanone no ku mwenda. Ndagira ngo bize guhura neza ku buryo umuntu atabasha kumenya ko ari ikarito nakoresheje. Nkakomeza nkagenda nkaraga, nkashyiraho. Murabibona. Ubwo ngiye kongera nanone nzenguruke, ngashyiraho nanone ku buryo ndi bupfuke ahantu hose hashobora kugaragaza ikarito, hose ngomba kuhapfuka. Rwose ukakaraga neza. Ukakaraga neza. Murabibona birafata nta kibazo, kandi ukabona nta kantu wikoreye udakoresheje ibikoresho bihambaye. Nanone kandi uyu mugozi utawufite, ukaba ufite wa mugozi twanikaho imyenda w'umushipiri, bawita umushipiri. Ubushize naye nibagiwe izina ryawo mu Kinyarwanda. Ushobora gukoresha umushipiri. Umushipiri nawo bisa neza kandi bimera neza. Ushobora gukoresha umushipiri, ushobora gukoresha ubudodo, ushobora no gukoresha ubudodo.
ariko akenshi tuno dutete tuba twiza iyo ukoresheje meneka akangaka. Ubuno bwo dukoresha nibagiwe uno mugozi dufungisha imifuka y'ibishyimbo, imifuka y'ibishyimbo y'ibigunira, voilà, niyo ukoresha. Hanyuma ku mwisho rero ugashyiraho akaguru katari gakeya kugira ngo bifate neza. Gaturuka hano wegereza ushyiraho akaguru kugira ngo bifate neza. Narabibabwiye glue iyo imaze kugera muri gun glue ihita ishyuha, iratwika rero. Niba mwaratangiye kuyikoresha mujye muyikoresha mwitonze ye kubatwika. Hanyuma murabona uko kabaye, muri kubibona. Igikurikiyeho rero ni ukugashyiraho ushatse hari ibintu bibiri wakora. Icya mbere ni ukugashyiraho ni nk'umutako se cyangwa umuteguro. Ni nko wafata umugozi umwe muri iyi yawe ugakora inyabutatu, hanyuma iyo nyabutatu ukayifata ukayizengurutsa hejuru kuri aka ngaka. Cyangwa se washaka gushyiraho imigozi yo kukimura ugafata umugozi umwe ukawushyira aha n'uwundi ukawushyira aha. Hanyuma rero nashyizeho agafatisho kamwe, ngiye gushyiraho n'akandi. Ni ukuvuga ngo nakoze inyabutatu kuyikora. Nizere ko mwese mubizi. Icyo nkora ni ugufatisha gutya gusa. Ndafata hot glue, hanyuma rero mitenga nanone nshyiraho akandi kaguru. Ibi ni ushaka warekera udashyizeho gufatisha, ariko nanone udushyizeho nta kintu bitwaye. Hanyuma ugakomeza ufashe kugira ngo bifate neza. Ugumishaho urutoki kubera ko uri gushyira glue ku mwenda. Ugumishaho urutoki kugira ngo bifate neza bye kuvaho. Hanyuma nakoze n'akandi kantu k'inyabutatu, muri kukabona. Ngiye kugerageza gukora akadesign imbere. Wowe wenda ndagashyira aha cyangwa se hano aho nshaka. Icyo nkora ndabanza nkakora ni nk'uko wafata ukazinga gutya ugasa nk'ujya gukora ipfundo. Muri kuribona, ariko iri ni ipfundo rimwe. Ariko murabyuka ko hari ukuntu umuntu afata ipfundo rimwe akagira gutya hanyuma akafunga gutya, ugasa n'ufunze ariko wafatiye hasi no hejuru. Ngewe rero ndashaka ko akadesign ndi bushyire imbere kaba gateye gutya. Sinzi niba muri kubibona ibyo ndi gukora. Hanyuma ugasa n'ukurura kugira ngo bifate neza. Murabona akantu bibyaye. Aka rero niko ngiye gushyira imbere. Noneho utu dusaguka ndaza kudukata. Abanza nkashyiraho hot glue kwa kundi, narangiza nkagafata rya pfundo nkaba ariryo nomeka. Nkagumya mfashe iminota itarenze 4-5 kugira ngo bifate neza. Ubwo no ku mutwe ngafatishaho kugira ngo bitazavaho. Nkomeka nkagumya mfasheho ya minota 5 nkajya ku mutwe ukurikiye. Naho ugafatisha hanyuma ukaguma ufashe, ugakomeza ufasheho kugira ngo bidahita byomoka. Kuko iyi hot glue kuyikoresha ku mpapuro no kuri uyu mugozi biroroha, ariko ku mwenda bisaba ko ukomeza uyifasheho kugira ngo bifate neza. Byumye bifasheho naho ubundi byavaho.
hanyuma rero kugira ngo bigire style imwe ndabikata, ndakata ku mutwe byonyine. Hano nari nakoze ipfundo kare, nshobora kurirekeraho cyangwa se nkarikuraho, byose ni ubushake. Ufite design na kudesigninga ikintu ntabwo bivuga ngo ukore exactement uko wakoze ibindi. Plus ugenda ushyiraho innovation, plus bigenda biba byiza. Ushobora kubigira gutya ukasa nk'ubihambura, ugahambura ka kantu wakoze bikaguma bimeze gutya. Noneho icyo ukora gusa ukabireshyeshya nk'uko ndi kubibona. Nizere ko muri kubibona uko ndi kubigenza, ukareshyeshya. Voilà, muri kukabona. Ngo ndaza kubereka icyo turi bugakoresha. Aka kararangiye, dukurikijeho kano. Iki ni igikombe kivamo amata. Rero ndashaka kubereka ko ushobora kugikoresha nacyo kikavamo ivaze nziza yo gutereka muri douche. Urabanza ugatobora munsi mbere yuko utangira kugikora. Natoboyemo utuntu tune. Noneho wa mufuniko wayo niyo ugufasha gutangira amazi. Umufuniko kugira ngo ushyire hejuru uhita uwushyira munsi. Ubwo ntago bizajya bikubuza kwaroza ururabo uzateramo hano, gushyiramo amazi. Amazi ntabwo azajya arenga uyu mufuniko. Ushyiramo utuzi duke kuko n'ururabo rwo mu nzu ntago ari urwo hanze. Noneho ugafata ya guru yacu nk'ibisanzwe, tugiye gushyiraho, tugiye kuzengurutsaho nk'uko izindi twagiye tubigenza. Iyo bitaringaniye kugira bise neza, urabanza ukabikata kunguku. Noneho kubera ko washyizeho wa mufuniko, iyo ugiye gutera uterera hejuru yawo udafatishije cyane ku mufuniko, kuko hari igihe wakenera kuwimura. Murabibona ko ngeze ku mwisho, gushyiraho akaguru ka nyuma. Hanyuma rero nakoze akantu k'inyabutatu. Aka k'inyabutatu ndagashyira hejuru kugira ngo nyine bize gusa neza ku mutwe. Ni gutya nshaka kugashyiraho, muri kubibona. Biramfasha gupfuka neza idebe ryacu kugira ngo tugire umuntu ubasha kumenya nimba ari n'idebe twakoresheje. Nza no kuri uru ruhande. Ugenda ukora ushyiraho witonze kugira udashya, kubera ubigeze hejuru, kandi nawe babwiye ibishyushye kugira bifate neza. Noneho ugasa n'uwitaza. Murabibona ko bitangiye kugaragara neza. Noneho mu gihe biri gufata ukazana hano hasi, naho nakoze iyindi nyabutatu, naho ngiye kuzengurutsaho gutya kugira bye kugaragara ko ari idebe nafashe.
ndasa n'ucuritse. Hanyuma nababwiye ko nasaguye agatambaro kuri wa mwenda w'umusego, nciyeho nkora kane kameze gutya, hanyuma ngiye kugafungisha iyi glue mbere yuko nteramo ururabo. Hanyuma ndagenda mfatisha kugira ngo bikomere, kuko iyo ari umwenda nababwiye ko umara akanya ufashe kugira ngo bifate neza kandi bikomere. Hanyuma yawe ukayikurura neza, muri kubibona, urabibona ukuntu nabikoze. Hano nashyizeho imeze gutya, ariko hano nkoresheje igitambaro kugira ngo bize kuba bisa njya kubitereka muri douche yanjye. Hanyuma naho gukora finissage ukabipanga neza. Nabibona. Kakaba kararangiye rero, ngiye gushyiramo ururabo, byo ndaje mbereke uko biraba bimeze. Muri kubibona. Amazi azajya yirekamo hano. Iyo uri kwaruza ukoresha utuzi dukeya cyane kugira ngo nanone bitazarenga uyu mufuniko. Ariko kandi ushyiramo nanone ururabo. Hari indabyo ziba zoroha kuba mu nzu zidasaba amazi menshi, nirwo ushyiramo. Ngaha rero dore nateyemo ururabo, muri kurubona. Nakoresheje rumwe bita snake. Ururabo rero ntago rujya rwuma, murabibona ko naho ari rwo mfite kandi nakoze. Ushyiramo utuzi dukeya kandi ukaba warushyira mu kantu keza katazagira ikibazo kagira. Hanyuma rero dore rwa rurabo rwanjye rundi, aka kantu nakoze ni hano nakamanitse. Urabona ko ntago byabangamira ugiye muri toilette. Hanyuma rero twa dutebo nakoze ngutu, mfite ngewe dutatu, hari utwo nsanganwe ngutu. Hanyuma nagerageje gukoresha amabara amwe, niyo mpamvu naka nagakoresheje. Hano harimo ama essuie ya reserve, hano harimo ama papier hygienique, hano ndaza gushyiramo utundi dukoresho abantu bakenera baje muri toilette cyangwa muri douche. Hanyuma rero ahangaha ni igihe ufite douche nini ishobora kujyamo akabati. Hari igihe ushobora kuba ufite douche ntoya ariko kandi ushaka kwaranja ibikoresho byawe. Ngiye kubereka uburyo ushobora kubigenza ufite douche ntoya, udafite akabati, ariko ntibikubuze kugira utu nakoze kuba wadushyira muri douche yawe kandi ukabika ibikoresho byawe neza. Reka nze mbereke ibyo ndi bwifashishe. Ndifashisha iyi yakore yacu tujya twomekesha imbere n'inyuma. Ikintu ndakora, ndabanza gukuramo aya mapapier hygienique. Kubera iki? Kubera yuko ndayashyiramo nyuma mbanje kubanza nakakoresha ibiko ngiye kubereka. Ngiye kubanza manike mbereke utu tubiri. Iyi ni toilette, twese toilette dufite mu nzu imwe y'abashyitsi, ariko kandi none tuvuge ko nta kabati ufite muri toilette kandi ufite toilette nto kandi ushaka gukora ibi bintu, nawe wabikora. Wabigenza nk'uko ugiye kukwereka. Urafata ya papier kora ifatira imbere n'inyuma, hanyuma ushyire munsi kugira ngo bidahanuka. Rero ushyiraho byibura tungahe turi bufate neza, nka tune turahagije.
uba nta kintu urashyiramo, gusa icyo ukora ni ukugira ngo ubanze urebe forume uri bubihe, uburyo uri bubyaranjemo. Ibi rwose ntabwo byakubuza gutunga tuno tuntu kuko wenda udafite ama etajeri muri toilette. Hanyuma rero utu tuntu uhita toilette bariyi ifite umwanya hano, habaye hari idirishya hano, idirishya rigera hano kuko iryanjye ngiri, idirishya riramutse riri hano hejuru ya toilette washyira ku rundi ruhande rwa toilette, hanyuma ukakagira gutya ukomeka cyane. Uba washyizeho udupapiye kora duhagije kugira ngo itagwa. Kandi nimba ari amakaro nk'uku nguku, kuko hano ni amakaro kandi gutobora amakaro biragorana, byagusaba gushyiraho udupapiye kora duhagije kugira ngo bifate, kandi birafata cyane. Hanyuma ugakurikizaho aka kabiri ndagashyira hano hejuru, muri kubibona. Iyo umaze gupima aho ndi bugashyirire, mpita naho nshyiraho udupapiye kora nk'uko ahandi nabigenje. Akuraho twa dupapuro tw'umweru tuba turiho. Mumbwire ukuntu bimeze muri commentaire, mumbwire uko muri ese mwabikunze, ese ni igiki nahindura, kandi ndacyabasaba abatarakora subscribe kuyikora kugira ngo dukomezanye, kuko mbafite ibintu byinshi kandi byiza. Hanyuma ugahita ugashyiraho gutya, ugakanda cyane kugira ngo gafate. Muri kubibona tubaye tubiri. Hanyuma nari mfite dutatu natuberetse. Noneho udashaka kukamanika, ushaka wakamanika, ni ukuvuga ushaka kugashyira kuri uru ruhande. Murabibona ko nabyo byavamo. Ushobora kugashyira kuri uru ruhande, nabyo muri kubibona ko byavamo. Ushobora noneho kugashyira hano hejuru, ariko kandi ukazirikana hari urahakoresha uri kugira nk'ari amatoilette bafite aho umanurira amazi, hari hano ugateretse hejuru ni byiza. Ariko nk'iyi ngiyi ifite hejuru byajya bigorana umuntu kugaterura, niyo mpamvu hariho tuno dushumi. Ariko bibaye byiza wakamanika. N'ubu n'ubundi buryo dukurikiranya ari dutatu, kari hano cyangwa kari hano. Muri kubona ishusho. Hanyuma rero ngiye gushyiramo ibikoresho za pH zawe ukazishyiramo. Impamvu arizo nshyizemo, ushaka kuba ufite ibindi bikoresho, hari utuesume ukatuzinga neza ari dutoya ukagenda udupangamo. Noneho na hano ni kimwe ukadushyiramo ukadupangamo. Nimba ari amasabune abaje muri toilette bagomba gukaraba, nayo ukayashyiramo. Hanyuma rero ukaba urateguye. Ikindi murabibona hano nkunda kuhashyira, iki ni igishyitsi nakuye muri jardin yanjye, ngitereka ku ruhande rwa toilette, ko abantu benshi bakunda gusoma cyangwa uri kuri telefone, ariko twebwe mu rugo tugunda gusoma ukareba ibitabo. Ubwo ugitereka impande yawe, cyangwa ugafata kimwe ukakiharekera, ikindi ukakizinga ukagishyira mu gatebo kamwe ukatereka. Umuntu aje abona ko wenda icyo atagishaka agafata ikiri hariya. Ndizera yuko muri kubibona, muri bubigerageze mu rugo kandi biri bubabere byiza. Ndabashimiye cyane ko mwadukurikiye, ndabashimira ibitekerezo byanyu, kandi mukomeze mumbwire uko mwabibonye inama. Ntimwibagirwe please gukora subscribe. Nturebe iyi video ngo ugende udakoze subscribe hariya hasi, ukande na notification button kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza by'imitako by'imideri bateganyirije imbere. Murakoze cyane.